you, oh, nothing will happen to you on that business. It's not true. urugero nko kuba abantu bawe ba hafi bakubwiye bakubwira ngo nta kintu uzigeraho muri business nta kintu bizakugezaho ukaba ubyumva. Because these people, they don't know our business. So you should not listen to people who doesn't know anything about our business. Because it will only give you negative ideas. Another example of negative thoughts and ideas. If your day is unsuccessful, if your day is not productive, you're always thinking, am I doing the right business? Iyo umunsi wawe utagenze neza utabonye ibyo wifuza buri gihe uhora wibaza ikibazo ngo ntabarimo ndakora business ya nyayo. You need to understand that our business, sometimes you go up, sometimes you go down. It's normal. Ukeneye kumva yuko muri business yacu igihe kimwe uzamuka ukagera hejuru hanyuma ikindi gihe ukaba wasubira inyuma. Ni ibintu bisanzwe. That's why it is important not to think negative ideas when you're down. Niyo mpamvu atari byiza kuba watekereza ibitekerezo bibi mu gihe uri hasi. When you're down, it is the right time for you to think more positive things. Niba uri hasi ni igihe cyiza cyo kuba watekereza ibintu byiza. Let this be a warning. Reka ibi bibe nk'imvura cyangwa se kumuriro. Never decide when you don't feel good. Uzafata icyemezo utameze neza cyangwa se warakaye. Never decide when you are in a negative situation. Uzafata umwanzuro mu gihe uri mu bihe bitari byiza. And never ever talk to people who doesn't know anything about your business when you're down. Ntuzavuge cyangwa se uvugishe abantu badafite icyo bazi kuri business yawe cyane cyane mu bihe byawe byo hasi uri hasi. And never ever question those people who are doing good. Kandi nanone ntuzatangira kugira ibibazo cyangwa se kwibaza cyane ku bantu barimo barabikora neza. Questioning them, why are you good and I am not good? Wabaza ngo kubera iki umeze neza igihe ntameze neza. Because always remember, again, the business may up, the business may down. Noneho wibuke kandi ukoze mu mutwe wawe ko bishoboka ko business ishobora kujya hejuru hanyuma ibindi bikaba biri hasi. So never ever entertain in your mind negative ideas and thoughts. Mu mutwe wawe rero ntuzigere ushyiramo cyangwa se wemera ko hajyamo ibitekerezo bitari byiza. Next, success is far if you close yourself to opportunities. Gikurikira kugera ku byo wifuza biri kure cyane niba buri gihe ufunga cyangwa se uhoma igihe ugeze imbere y'amahirwe. Some of you might be thinking, what opportunity? I'm already inside in global, so this is the opportunity. Abantu bishobora kwibaza ngo ni ayahe mahirwe ko namaze ubundi kujya mu alliance cyangwa se ndimo ndakora business, ni ayahe mahirwe yandi barimo baravuga. But then again, even you are inside already in global, there are so many opportunities for you. Hanyuma nanone iyo uri muri IM Global bamaze kugeramo harimo andi mahirwe menshi yawe. For example, your upline asks you to do the presentation. Urugero kuba wakuzanye muri business yawe gusaba ko watanga cyangwa se wakwigisha kuri business. You should accept Ugomba kwemera the opportunity to become the presenter. kuba wagira amahirwe ko waba umuntu wigisha cyangwa se uvuga kuri business. Never ever be like this. Oh, I will present. No, I won't do that. Buri gihe ntuzajye uhabwa ayo mahirwe unanjwe ngo ntabwo ngiye ushobora kubikora ibyo ngibyo. You are closing yourself to opportunities. Urimo urisubiza inyuma ku mahirwe. Talk to your downline. See, now you know. Ugana n'umuntu mukorana cyangwa se umuntu wazanye muri business urebe. So everybody should accept the opportunities given to you.
buri wese rero ahangaha agomba kwakira amahirwe aba ahawe. Okay, success is far. Oh, success is far if you. I didn't touch it. Oh, touch screen. What happened? This connection. Right. You know, success is very far if you don't submit to what is proper. Success yawe iri kure iyo utamwumvira cyangwa se utagendera ku bintu bya nyabyo. It means it is okay with you when it's wrong. Ukuvuga ngo ibintu wowe ubona ibintu iyo bitagenze neza ubona ari ibintu bisanzwe cyangwa se ari ibintu bimeze neza. So never accept when it's wrong, it should be corrected. Hanyuma rero ntuzabyemere iyo ibintu bitari byo bigomba gukosorwa. Success is far if you don't listen and learn. Kugera ku byo wifuza biri kure iyo utumva ngo wige. For example, your upline calls you and tells you, go to the office, we have a training, and you will answer, oh, training again? Guhamagara urugero warangiza kugira ngo jya kuri office harimo training warangiza kuvuga ngo training nanone kandi. Okay. If you say that way, think that way, success is very far. Nuvuga muri ubwo buryo cyangwa se ugatekereza muri ubwo buryo menya ko kugera ku byo wifuza kwawe biri. Now let me clear this thing. Tusobanure ibintu biri neza. I've been attending 10 times more of training. Why I should attend again? Yagiye mu mahugurwa inshuro 10 zirenze izikwiye zo kuba yaba ajya mu mahugurwa. You are missing the big point. Ushobora kuba itekereza gutyo ushobora kuba urabura amahirwe menshi cyangwa se urabura amahirwe. Remember this. Your first 3 to 5 attending of trainings, it is for you. Kuba wajya mu mahugurwa bwa mbere inshuro 2-3 aba ari ibyawe by'icyaha. But the next trainings that you will attend numerous times, it is not only for you, it is for the people that you will bring in. Izindi training zirenze aho ngaho nyinshi zitandukanye uzajyamo ntabwo ari izawe n'iz'abantu bazaza gukorana nawe. And do you remember what I said yesterday? Wibuka ibyo twavuze ejo. Even you become multimillionaires, you need to do the same things that you did when you were just starting. Nubwo turimo turavuga ngo nubwo waba wagezeyo cyangwa se wabonye ibyo wifuza ukeneye gukora ibyo wakoraga mu itangira n'ubundi. The only difference is, before, when you were just starting, you were doing it for yourself. Ikitandukanye nuko igihe wari uratangira wabikoraga ku giti cyawe, wabikoraga ku bwawe. But in the future, when you are attending, you are not only doing it for yourself, but you are doing it for your downlines. Ariko itandukanye n'ibyo urakora noneho nyuma yaho nuko urimo urabikora none ubikorera abantu bawe uzatangira gukorana. And always remember, learning is a continuous process. Ujye wibuke ngo kuba wakora cyangwa se kuba wakwiga ugaruka amanga ni ikintu gihoraho. Nobody can say, I know everything. Nta muntu ushobora kuvuga ngo nzi ibintu byose. And always remember, knowing is different from doing. Kandi buri gihe ujye wibuka ko kumenya bitandukanye no gukora. There are leaders, they just know it, but they don't do it. Hari abayobozi bamwe muri mwebwe barabizi ariko ntibabikora. But every time you attend, every time you hear the training, it will remind you and hopefully you will do it. Ariko buri gihe iyo uje muri training birakwibutsa hanyuma ukagira icyizere cyo kuba ushobora kubikora. Again, always remember, whatever you do, your downline will do. Ariko buri gihe ujye wibuka ngo icyo uzakora cyose nicyo umuntu wawe mukorana azakora nawe. Alright, next. Success is far, success is far if you don't accept your now as unsuccessful.
success yawe cyangwa se kugera ku byo wifuza biri kure cyane nutemera ko aha uri utari waba cyangwa se utari wagera ku byo wifuza utamenya aho uri. Never ever say that you are successful already. Ntuzigera uvuga yuko wagezeyo byarangiye. Because when you believe that you are successful already, you will not do things the same way you do when you were just starting. Nutangira kuba wumva ko wagezeyo ntabwo uzakora ibintu mu buryo wakwiye kuba ubikora. This is what we call early celebration. Ibyo ni byo twita kuba watangira kwizihiza ibintu hakiri kare kandi bitari byagera. You don't need to celebrate every day. Ntabwo ukeneye kuba wakwizihiza kugerayo cyangwa se kuba warageze ku byo wifuza buri munsi. There is the right time to celebrate success. Hari igihe cyanyacyo gikwiye cyo kwizihiza ibyo wagezeho. There are times to celebrate success with your downlines. Hari igihe gikwiye cyo kuba wakwizihiza ibyo mwagezeho n'abantu bawe muri timu. But never ever be satisfied every day that saying, I am already successful. Buri gihe rero kandi ntuzagire ku bintu uzigera ubikora ngo ube wabyuka buri munsi uvuga ngo ngewe nagezeyo kabaye. Next please. Success is near if you smile like this. Success yawe cyangwa se kujya ku byo wifuza kwawe biri hafi niba uri buri gihe uba umeze gutyo useka. Look at this picture. Reba iyo foto iri imbere. It looks like they are doing the business in one team. Biragaragara ko bashobora kuba barimo barakora business mu buryo bumwe cyangwa se mu ikipe imwe. Are you like this? Rero timu yawe mumeze gutya. Alright. Next. What you call? Alright. Success is near Success yawe hafi when you are not afraid to do what is new. iyo udatinya gukora ibintu bishyashya. Let me say that again. You are not afraid to do what is new. Subiremo, iyo udatinya gukora ibintu bishya. For example, you have old packages and you have new packages in our business. Tukaba tutanze urugero dufite pake zisanzwe na pake nshyashya muri business. You should be accepting the new packages. Ugomba kuba uri umuntu wakira pake nshyashya. Because that is what we call innovation. Kuko ibyo nibyo twita guhanga udushya. You need to embrace change. Ukeneye kwakira impinduka. Because if you will not embrace change, you will be left behind. Kuko nutakira impinduka uzasigara inyuma. And remember this. Ariko kandi wibuke n'ibi ngibi. Our company will not give you new packages if it's not good. Kampani yacu ntabwo izigera itanga pake nshyashya zitari nziza kuri bantu bayo. If you want to earn more, if you want to have your downlines to earn more, you need to do the new packages, the 3.0. Niba ushaka kubona amafaranga menshi, niba ushaka kuba business yawe iza amafaranga menshi, ukeneye kwakira pake nshyashya. Alright. Next. No. Success is near if you are willing to learn from others. Igikurikira success cyangwa se kujya ku byo wifuza kwawe kuri hafi niba urimo uragera niba ushobora kwigira ku bandi. Is it always full like this every time there's training? No. No, really. Why? They're waiting for someone, special trainer to go here. Oh, if that's the case, success is far. Arabajije ngo duhora twuzuye gutya muri training ndamusubiza ati oya. Arabaza ngo muhora mutegereje umutoza udasanzwe kugira ngo azanga mwe mubasha kuza. Do you have speakers bureau here? You have speakers bureau? Not really. All right. Because I would like to encourage each and everyone. If you wanted to become trainer, you just talk to a society, and if it's okay, you do training here. And I would advise each and everyone, if you're willing to learn from others, that is a very, very good sign of you thinking more for the betterment of everybody. Hanyuma rero baravuga ngo niba twitabira muri ubu buryo ari uko haje umuntu udasanzwe
nuko turi kure y'amahirwe yo kuba twagera ku byo twifuza gusa. Hanyuma navuze ngo nushaka kuba waba umuntu uvuga hano imbere cyangwa se utanga amahugurwa hano imbere, wanyegera tukavugana ku bantu bashaka gukoresha bino shami by'ahangaha turimo turakorera amatraining tugiye dukora, wanyegera tukakora. Yes. Always remember, in our business, you cannot do it alone. Ibuka ko muri business kandi uzaba uri wibuka ko tutabikora twenyine. We need to learn from each other. Ukeneye kwiga kuri buri wese twigiranaho. And it's not hard to share, because what you're going to say is all about your experience. Kandi ntabwo ari ibintu bikomeye kuba wasangira ibyo ufite, kubera yuko ubuzima ni ukuba twasangira ibyo twaciyemo. And if you're that person that love to hear other talk, it's good. Kandi niba uri wa muntu ukunda kumva abandi bavuga, nabyo ni byiza. All right. Success is near if you're starting to imagine what you want in life and you start to love yourself. Kugera ku byo wifuza mu buzima bwawe biri hafi iyo utangiye kuba wabona mu mutwe wawe ibyo ukeneye mu buzima bwawe no kuba watangira kwikunda. Who among you would like to have their own house? Bande muri mwebwe bakeneye kuba bagira inzu zabo. Start imagining that you are living on that house. Tangira wirebe muri wowe umutwe wawe urimo uraba muri iyo nzu. Who among you would like to have their own cars? Bande banga bakeneye kugira imodoka zabo. Start imagining that you know you can drive. Tangira urebe umutwe wawe ubone ko ushobora kuba watwara cyangwa se uri mu modoka yawe. Question: do you know how to drive? Ikibazo kirabaza ngo uzi gutwara imodoka? That is the first important thing. You know, before trying to get a car, you know how to drive. Ikintu cya mbere kibanze no kuba wajya gushaka imodoka ukeneye kubanza kumenya gutwara imodoka. But starting to realize living in your dream house, driving your dream car, that is the start of your success. Ariko utangiye kubibona mu mutwe wawe ko uzaba mu nzu yawe cyangwa se ubaye mu nzu yawe utwara imodoka wishimira, iyo niyo ntambwe ya mbere yo kugera ku byo wifuza. Success is near if you're always excited on what you're doing. Success yawe cyangwa se kugera ku byo wifuza kwawe biri hafi iyo wishimira ibyo ukora. Every time you wake up in the morning, you look forward. Buri gihe ubyutse mu gitondo ukareba kure. Every time you wake up in the morning, you talk to yourself, today I will be successful. Buri gihe wabyuka mu gitondo ukibwira amagambo uti uyu munsi ndaza kugera ku byo nshaka. Today my downlines will be successful. Uyu munsi abantu dukorana baraza kugera ku byo bashaka. Today when I go to the office, everybody will be smiling. Buri gihe ukabyuka mu gitondo uvuga ngo ninjya muri ofisi buri wese araza kuba arimo aramwenyura. When people outside will tell you, where are you going again? Abantu bo hanze nibo kubaza ngo urimo urajya hehe. And you happily answer them, I will go to my office, I will go to my business, because I will be successful and my downlines will be successful. Ukabasubiza wishimye bavuga ati ngiye ku ofisi kandi ngiye kugera ku byo nshaka kandi n'abantu dukorana nabo baraza kugera ku byo bashaka. And at the end of the day, you pray. Hanyuma umunsi warangira ugasenga. You thank God ugashimira Imana because of the day that He gave you to become successful together with your downlines. kubera umunsi yaguhaye uko wagera ku byo ushaka we n'abantu bawe biti. And you dedicate it to others. Hanyuma ukabitura cyangwa se ukabikorana n'abandi. Success is near if you understand that everything that you do is not only for yourself. Kuba wagera ku byo wifuza mu buzima bitangirana no kumva yuko ibyo urakora atari ibyawe ku giti cyawe gusa. If it's for yourself, for your family, and for your downlines, it is the good way to think. Niba ari ibyawe by'abantu bawe umuryango wawe abantu bakwizeye gukora business ni uburyo bwiza bwo kubitekereza. And success is near if you love to share your experience. Kandi success cyangwa se kujya ku byo wifuza kwawe uri hafi niba usangira n'abantu bawe ibyo mwashimye cyangwa se inkuru z'uko wabayeho muri business. That's why it's always good if you will share your everyday experience.
niyo mpamvu byaba byiza uko ubayeho mu munsi wawe buri munsi uko ubayeho ukora business wakwiye kuba ubisangiza abantu bawe. Never ever hide what happened to you. Ntuzahishe ibyakubayeho. Even it's negative, you share it. Nubwo byaba ari ibintu bitari byiza urabisangiza n'abantu mukorana. Sharing it, but sharing it how to correct it. Ukabisangiza abantu ariko muganira ku buryo bwo kubikemura. If good things happen to you, you say it. Niba hari ibintu byiza byakubayeho ukabivuga. Especially with your downlines. Cyane cyane n'abantu bawe bari hasi muri business wazanye muri business. Because sharing what happened to you will everybody make learning. Kuko nubibabwira bizatuma hari isomo bakuramo. In our business, you don't need to be a very good money earner. Muri business yacu ntabwo ukeneye kuba umuntu ukorera amafaranga cyane. The best thing is you are a sharer of good stories. Ikintu cyiza cyo kuba muri business no kuba ufite inkuru nziza zo guha abantu. And money will automatically go to you. Amafaranga azizana. All right. Success is near if everything seems automatic. Success cyangwa se kujya mu byo wifuza kwawe kuri hafi niba ibintu ukora byizana cyangwa se byibwiriza ari ibintu wamenyereye. What do we mean by automatic? Iyo tuvuze ngo kuba ibintu byikora ni gute? If you really want to become successful in our business, niba ukeneye kuba umuntu ugera ku byo wifuza muri business yacu, you should not be reminded of the training. ntabwo ukwiye kuba wibuzwa ngo hari training. You should not be reminded on what to do. Ntabwo ukwiye kwibuzwa ko kubibuzwa ibyo ukwiye gukora muri business yawe. You should feel and do things automatically. Ukwiye kuba wumva kandi ugakora ibintu mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo byikora batakubwirije. Your upline should not motivate you every day. Upline wawe ntabwo abayeho kugira ngo buri gihe ajye aza gutera inkunga cyangwa se gutera imbaraga. You should motivate yourself. Ukeneye nawe ubwawe kwiha izo mbaraga. And that way you will accept everything as automatic. Muri ubwo buryo uzakira ibintu uko birimo biraba mu buryo byikora. Buying your PMA should not be a problem. Kuba wakora maintenance kwawe ntabwo bikeneye kuba ikibazo, ntabwo bikwiye kuba ari ikibazo kuri wowe. Because it is part of our business. Kuko ni kimwe mu bigize business. So it should be automatic. Bigomba kuba ari ibintu wibwiriza. Using the products, retailing our products should not be a problem. Gukoresha products zacu, kuzisangiza abandi bantu bazikeneye ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Because it is part of our business, so it should be automatic. Ubwo ni kimwe mu bigize business yacu, bikwiye kuba ari ibintu wibwiriza gukora. Just like inviting people. Nko kuba watumira abantu. It's not a problem with you. Ntabwo ari ikibazo kuri wowe. Because you know it's automatic. Kubera ko ubizi ko bigomba kwikora ari ibintu But ugomba gukora. inviting is not the only automatic in our system. Ariko kuba watumira abantu ntabwo ari cyo kintu cyonyine ugomba kwibwiriza. It should be the whole system. Bigomba kuba ari ibintu byose. Attending trainings, Kuza mu mahugurwa, using the products, gukoresha produit, retailing the products, kugurisha produit, and sharing your experience. gutanga amakuru cyangwa se kuvuga ku byakubayeho muri business. If you feel all of those things, you do it automatically, success is very near. Nukora ibyo bintu ukabikora mu buryo wibwirije kandi bikaba ari ibintu bihoraho, kuba wagera ku byo wifuza bihafi. And next. All right. Success is at hand. Oh, look at you. But don't do this on the rooftop, huh? Success yawe iri hafi, uba umeze gutya iyo buri gihe uhora umeze gutya, ariko aravuze ngo ibintu uzabikora uhagaze hejuru kuri etaje hejuru. Okay, next. Put it all. All right, thank you. Success is at hand if you are not controlled by negative thoughts. Success yawe yegereje iyo utagengwa n'ibitekerezo bibi. Meaning, you are not affected anymore by people telling to you, nothing will happen. Sobanuye ngo ntabwo bigukoraho iyo abantu bakubwiye ngo ntacyo uzageraho. You are no longer affected when people tell you that business is not good. Sobanuye ngo ntabwo bikujyaho ingaruka iyo abantu bakubwiye ngo iyo business si nziza. You are not affected anymore when people tell you, do other things, go abroad. Ntabwo bigiraho ingaruka iyo abantu bakubwiye ngo ukora ibindi bintu cyangwa se jya hanze ujye kwibera ubuzima bw'abandi babayeho hanze. Success is at hand if you really believe
what you're doing right now is right for you. Success yawe rero cyangwa kugira ngo ibyo wifuza kwawe biri hafi iyo wizera ko hari ibintu bizima bikutegereje muri business yawe. Success is at hand if you are not controlled by the love for money. You control money. Kugeza ku byo wifuza kwawe biri hafi iyo utagendwa cyangwa se utari muragengwa n'urukundo rw'amafaranga. Hari abantu baranga kubera urukundo rw'amafaranga. You know, you need not to problem money. Ikintu kuduka nuko muri business y'amafaranga y'ibanga ntabwo ari cyo kibazo. Because money will come to you automatically in our business. Kuko amafaranga azizana muri no business nikora neza. Just do it properly. Ikore neza. And do it for the love of yourself and love to your family. Hanyuma uyikore kuko urukundo rwawe n'abantu bawe. Success is at hand if you control money by way of you use money in good things. Kugira ngo ibyo wifuza kwawe biri hafi iyo ushobora kugenga amafaranga n'uburyo akoreshwa mu buryo washyira mu buryo abyarira abantu umusaruro. Because remember, money cannot do anything alone. Kubera ko wibuke ko amafaranga ntabwo ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ari yonyine. Money needs you so that money can move. Amafaranga akenewe kugira ngo abe yava ahantu hamwe ajya ahandi. Even you have so much money but you do it in wrong things, that is bad. Nubwo ufite amafaranga menshi ariko ukayakoresha mu bintu bitari byiza birangira ari bibi byose. You control money, so you do have money to use in good things. Niyo ugomba kugenga amafaranga rero uyakoresha mu buryo bwo kuba wayashyira mu bintu byiza. And for sure, if you are like that, God will bless you more. Kandi mu by'ukuri niba ari uko umeze Imana ikuheza n'umugisha mu byo ukora. Alright, success is at hand if you develop and upgraded your standards. You do what is right. Kugira ngo ibyo wifuza kwawe biri hafi nuramuka ukuze cyangwa se ukiga ukiteza imbere mu buryo bwawe ku giti cyawe n'uburyo ubayeho kandi ugakora ibikwiye. Before, if you see something is wrong and it's okay with you, now if you really wanted to be successful, if you see something is wrong, you have to be part of the correction. Ni ukuvuga ngo mbere niba wabonaga ibintu bikaba bitagenda neza ukabona ari ibihita ukabyirengagizwa birenze ingohe, ubu ngubu noneho niba ushaka kugera ku byo wifuza ikintu ukabona kitagenze neza ukwiye kuba uri mu gice cy'abakemura icyo kibazo. Also, part of your upgrading your standards is the way you dress. Kimwe mu buryo bwo kuba wagaragara cyangwa se wazamuka wakwiteza imbere no mu buryo ugaragara ku buryo wambara. Upgrading standards also represent the way you talk. Hanyuma no kuba wazamuka ukiteza imbere nanone bigaragara mu buryo uvuga. Upgrading standards also represent on how you treat people. Nanone bigaragarira mu buryo ubanira abandi. Before, if you don't love to smile, here if you want to upgrade your standards, you need to smile. Niba mbere warabagaho bitagusaba gusekera abantu buri munsi cyangwa se buri kanya, ahangaha ushaka kwiteza imbere ugomba gusekera buri wese. Can I see your beautiful smile? Twawe twareba mwo muraseka rebe. Can you smile like a millionaire? Seka nk'umuntu urimo n'amafaranga. Because always remember, people sees in us the first time we met them, whatever we represent, they will know us that way. Nuvuga ngo buri gihe wibuka ko icyo umuntu akubonyeho bwa mbere buri gihe nicyo asigarana mu mutwe wawe ni nakagufata. Alright. Success is at hand if all you do is purpose driven. Kuba wagera kuri wifuza kwawe buri hafi niba ibintu ukora bifite impamvu ibiri inyuma. What do we mean by purpose driven? Iyo tuvuze ngo dusobanura iki iyo tuvuze ngo umuntu afite impamvu arimo arakora ibintu? The answer would be the very reason why are you here. Igisubizo kiraza kuba ya mpamvu uri ahangaha. Do you do this for yourself only? Ukora bino bintu kugira ngo wowe utere imbere wowe ubwawe ku giti cyawe? Or you're doing this for someone else? Cyangwa se urimo urabikora kugira ngo ubikore undi muntu? And life is supposed to be like that. Our purpose is supposed to be like that. Doing good things for others.
kandi mu buzima nuko bikwiye kuba bikora nuko buri wese agomba kuba akora ikintu kubera undi muntu because God will take care of you kuko Imana izakwitaho bita ku bandi. if you take care of others. Iyo bita ku bandi Imana izakwitaho. In Alliance in Motion Global, our purpose is to bring in people so that they will see that they can change their lives for the better. Imwe mu mpamvu rero dukora Alliance Motion Global no kugira ngo tuzane abantu barebe igishobora kuba cyatuma bahindura ubuzima bwabo kuba bwaba bwiza. That's why never ever think that you will not be inviting people more even you are earning money. Niyo mpamvu udatekereza ibyo uvuga ngo ntabwo nzongera guhamagara kubera ko amafaranga atari maraza cyangwa se ntabwo nzongera kubwira abantu kubera ko amafaranga atari kuza. The more you should bring people when you are doing good in the business. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuzana abantu nubwo byaba byagenze neza ukaba wakomeza no kuzana n'abandi bantu amafaranga agihari. Because the problem sometimes the upline thinking this way, oh, I'm earning good, so let my downlines work. Kuko iki kibazo cyawe mu bantu ba upline bakuru baragenda bakishyura bakavuga ati ngewe amafaranga nayabonye meze neza reka babandi bari hasi bakora. Sometimes upline thinking this way, oh, I'm earning good, so I will not invite anymore. That's wrong. Bagatangira kuvuga ngo niyo ndimo ndabona amafaranga menshi ntabwo nzongera gutumira. Ibyo ntabwo ari byo. Because you should always remember our purpose. Ugomba kwibuka buri gihe impamvu ukora bino. The more you are earning, the more you are successful, the more you should invite more people. Uko ugenda ugera kuri byinshi n'amafaranga yiyongera, uko byinjira ari byinshi nako ukwiye guhamagara abantu ku bwinshi. And God and our marketing plan will do the rest for you. Hanyuma Imana na systeme dukoresha ahangaha twifashisha bizarangiza byose bisigaye byawe. My question so far, Ikibazo kirabaza ngo are you on the category of the success is near? uri ku gice cy'abantu bari begereye cyane cyangwa se begereje kuba abantu bagera ku byo bifuza, Or are you in the category of success is far? cyangwa uri muri cya gice cy'abantu bari kure y'ibyo bifuza mu buzima, Or are you in the category of success is at hand? cyangwa se uri muri gice cy'abantu bari bafite success mu biganza byabo. Yeah, that is one way of the purpose of this training is for you to understand where I am. Is success far to me? Is success is near to me, or success is at hand? Niyo mpamvu twakoze ino training yo mu munsi cyangwa se amahugurwa yo mu munsi ni kugira ngo umenye ngo ndi kure ya success cyangwa se ndi hafi ya success cyangwa se success byabaye byari mu biganza byanjye. Next. Success is at hand if you no longer feel insecure or compare yourself to others. Success iri mu biganza byawe iyo utarimo urigereranya cyangwa se utarimo wumva ushaka kumera nk'abandi. It means you are successful already if you believe yourself. Bisobanuye ngo niba wizera ko wowe ushoboye ubwabyo nuko wamaze kugera ku byo wifuza. Never ever think, oh, this guy is very good, I'm not good. Never ever think that way. Buri gihe ntuzatekereze ngo wari umuntu urimo ndabonaga bikora neza mu bundi buryo njye ntazi ntashobora kugera, ntuzatekereze muri ubwo buryo. Always remember this. Buri gihe uzibuke bino, Each and every one of us, we speak one company. buri wese muri aba bantu twese dukora ahangaha twese tuvuga company, We speak the same products. tuvuga product zimwe, We speak the same business. yewe tuvuga business imwe. So nobody will be on top of anybody. Nta muntu uzaba uri hejuru y'undi ko tuvuga bimwe twese. Whatever they do best, you can do better. Ibyo bakora tukabikora neza cyane bwa nyuma bwabo wowe wabarushaho ukanarenza ku byo bakora. Success is at hand if you believe yourself you can do it. Kuba wajya ku byo wifuza kwawe muri mu biganza cyangwa se success yawe mu biganza byawe niba wizera ko wabikora. Talk to the person on your left and on your right. Bwira umuntu uri iruhande rwawe mwicaranye, You can do it. ubwire ngo you can do it. You can do it. You can do it. One more time. One more time. With power. You can do it. You can do it. I can't believe you. Do it again. You can do it. You can do it. Alright. Success is at hand
if you confidently share your knowledge, your skills, and your culture. kuba wagera kuri success mu biganza byawe iyo buri gihe uri ufite ushira amanga mu kuba watanga cyangwa se wakwigisha no kuba watanga ubumenyi ufite n'umuco wize muri business. Have you learned something from yesterday? Hari icyo wize ejo hashize? Yes. Are you learning today? Yes. Don't keep it to yourself. Ntuzabyigumanire cyangwa se ngo biherane. You need to share it to other people, Ukeneye kubisangiza abandi bantu, especially your downlines if they are not here. cyane cyane abantu bawe mukorana muri business bari munsi yawe iyo batari aha ngaha. Are you excited? Yes. Are you happy? Yes. You need to give that out to others, to other people. Ibyo wabonye aha ngaha ukwishima ufite aha ngaha byose ugiye kubika kubisangiza timu yawe. Success is at hand if you are the extension of the good news. Success iri mu biganza byawe iyo ari wowe amakuru meza avaho. So never end the day without you talking about the good news. Rero ntuzarangiza umunsi utabwiye abantu bawe amakuru meza. And what is the good news? Alliance in Motion Global. Amakuru meza ni Alliance in Motion Global. Agree? This is club. Yes. Why not like this? This is the culture. The silent way. Ah, this is your way. Silent. What if there's no sound? Still okay? Everybody. Now I learned something. So I will share it to the Philippines. Sharing the culture, right? It should be that way, right? It should be. So we will know how to be happy also. Because in the Philippines we do it this way. But here you do it this way. No problem, the same. See? With dancing you can do that also. Acapulco, right? See? That's the culture. Alright. Success is at hand if people acknowledge and see you as their inspiration. Success iri mu biganza byawe iyo abantu bakureba bakakubona nk'aho ari we icyitegererezo cyabo. When people start to listen to you, you are an inspiration. Iyo abantu batangiye kujya bakumva uri icyitegererezo cyangwa se uri umuntu w'icyitegererezo ku bandi. If people start to look on what you do and copy you, you are the inspiration. Iyo abantu batangiye kukumva bagakora ibyo ukora bakajya bareba ibyo ukora bakabisubiramo uba uri icyitegererezo kuri bo. If you go to the office, you walk in and people turn their back on you, you are a problem. Niba buri gihe winjira muri ofisi buri wese akareba hirya cyangwa se akagutera umugongo ikibazo. But if you go to the office and people will welcome you with open arms, you are the inspiration. Ariko niba ugera kuri ofisi abantu bose bakagutangarira bakaguha ikaze ushobora kuba cyangwa se uri icyitegererezo. Is it hard to be an inspiration? Birakomeye cyane kuba waba icyitegererezo mu bantu. It's not hard. You just have to do the right things. Ntabwo bikomeye ikeneye ni ugukora ibikwiye. Present the business the right way. Ugomba gukora business mu buryo bukwiye mu buryo bwa nyabwo. Show the result of the business in you. Ugomba gutanga cyangwa se kwerekana umusaruro wa business muri wowe. In the way you think.